bavandimwe, kuri uyu munsi Kiliziya mu Rwanda ahisemo twajya twizihiza neza umunsi mukuru w'abatagatifu Karoli Rwanga na bagenzi be bari 22 bahuwe Imana barabareki. Ubundi ni umunsi wizihizwa ku itariki 3 z'ukwa gatandatu hari mu mwaka w'1886. Iyo tariki ya gatatu y'ukwa gatandatu wari umunsi wa Ascension, bataha ijuru. Kubera yuko rero hari iminsi mikuru ikomeye ikurikiraho, Pentekosti, Sakramentu, Ubutatu Butagatifu n'indi, dufata icyumweru gisanzwe akaba ariho tuyizihiza neza. Bikaba rero byahuye n'uyu munsi ndetse tukabijyanirana n'umunsi mukuru w'iyogezabutumwa ry'abarayiki, tuzirikana kandi dushimira Imana uruhare rw'abarayiki mu butumwa. Akaba rero hari ubutumwa bwagenewe uyu munsi komisiyo y'abepiskopi ishinzwe iyogezabutumwa ry'abarayiki yowe na nyiricyubahiro Musenyeri Papias Musengamana, umwepiskopi wa Byumba. Hari ubutumwa batwoherereje bwagenewe uyu munsi ngo tuzirikaneho. Insanganyamatsiko y'ubwo butumwa igira iti turahimbaza umunsi mukuru wo kuzirikana ubutumwa bw'abarayiki bafite muri Kiliziya. Insanganyamatsiko yabo ikaba ari muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi. Ubu ni ubutumwa buza nyuma ya novena mu miryango remezo, minsi 9 mumaze muzirikana kuri insanganyamatsiko z'ivanjiri ziduhamagarira kugira uruhare mu butumwa. Twahisemo tubitewe n'uko muri iki gihe usanga isi yugarijwe n'ibibazo byinshi birimo intambara hirya no hino ku isi. Usanga hari ubuyobe n'ubuhakanamana, kwirukira abapfumu, imyumvire y'abantu bamwe basigaye barwanya iyobokamana, basa n'abashaka guhinyuza Imana cyangwa bayibonamo guhangana nayo. Ibibazo byugarije urubyiruko bigatuma dutakaza icyizere cy'ejo hazaza, bakabaho mu bwoba n'ibindi. Abaho Imana Tagatifu Karoli Rwanga na bagenzi be bagiraga bati aho kugira ngo duhemukire Imana twakwemera tugahara amagara yacu, kimwe n'uko twumvise bamaritiri bahuwe Imana ba Israeli. Ubuhakanyi no kurwanya Imana ni ibya kera, ntabwo ari iby'ubu ngubu, kuko umuntu ageraho yumva ko yihagije agashaka guhinyuza Imana ngo ayereke ko azi ubwenge kandi ari umugabo akomeye, ko atayikeneye. Rero bigatuma abemera Imana n'abayizera bababonamo abahinyuza ibyo bitekerezo cyangwa se babonamo abanzi. Ariko kubera kwemera gukomeye, umuntu wamenye Imana akamenya urukundo rwayo ntacyo yayigura. Niko kwemera gukomeye tubona muri aba bavandimwe hamwe na nyina
bavuze bati aho kugira ngo duhemukire Imana, duhemukire urukundo rw'Imana ari tugize ariyo dukesha byose, twakwemera tugahara n'amagara yacu. Baremera bicwa urubozo, baratotezwa kugera bashizemo umwuka, ariko bavuga bati ntabwo dushobora, nta kiruta urukundo rw'Imana. Nibyo Pawulo Mutagatifu nawe atubwira mu isomo rya kabiri. Pawulo Mutagatifu wabanje kutumva Kristo no kumurwanya, nawe yumva ari Kristo ari ubuyobe, ahagurukira gutoteza no kurwanya Kristo, ariko umunsi amenye ukuri k'urukundo rw'Imana, kuri k'urukundo rwa Kristo, niwe uvuga uti nta gishobora kuntandukanya n'urukundo rw'Imana. Bakristo bavandimwe, muri iki gihe turimo hari byinshi duhura nabyo bikaduca intege mu kwemera, mu kwizera no mu rukundo. Hari ubukene, amakimbirane mu miryango, ubwoba, ibyago, ibiza, imihindukire y'ibihe, ubushomeri, kubura akazi, n'ubuhakanamana cyangwa ubuyobe n'ibindi. Ariko ibyo byose ntihakagire ikidutandukanya n'urukundo rw'Imana, cyane cyane ko Kristo avuga ati turi kumwe, dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izarangirira. Pawulo Mutagatifu rero nawe arakwibutsa ko nta kintu na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo, byaba ibyago, kaba agahinda, byaba ibitotezo, yaba inzara, bwaba ubukene, imitego cyangwa inkota. Urangamiye Kristo, ingorane zose ahura nazo azisohokamo gitwari, kuko icyo gihe abishobozwa nawe kandi akamutera imbaraga. Kristo rero niwe rumuri rwacu, niwe turangamiye. Mu Ivanjiri twumvise agira ati iyo imbuto y'ingano itaguye mu gitaka ngo ihugute, ikomeza kuba yonyine, naho iyo ihuguse yera imbuto nyinshi. Yesu arashaka kutubwira iby'urupfu rwe rwari rwegereje, rwagombaga kuba intangiriro y'ubuzima n'umukiro w'abantu. Abemeye kumukurikira basabwa kwitangira kwamamaza ubutumwa bwabo bwa buri munsi, bakaba abahamya b'ukwemera, ukwitangira inkuru nziza. Ibi rero bisaba natwe gutsinda ukwikunda. Igishuko gikomeye cya muntu ni ukwikunda. Ukwikunda gutuma umuntu adashobora kurumbuka imbuto mu buzima bwe. Nka ya ngano kugira ngo ishobore kwera izindi mbuto, nuko yemera guhuguta, nuko yemera gupfa, kugira ngo yere izindi mbuto nyinshi. N'umuntu ukuntu ateye arikunda. Iyo umuntu yikunda, nta ari we wireba, ntacyo ashobora kumarira abandi, ahubwo arababangamira, akababuza uburyo. Gupfa ku kwikunda rero, kugira ngo twimike Imana ariyo iza mbere mu bugingo bwacu, kandi mu Mana tukamenya n'urukundo rw'abavandimwe nk'abana bayo. Yesu Kristo rero agira ati ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho undi abe naho umugaragu wanjye azaba. Kwa kwitsinda no gutsinda ukwikunda bituma umuntu yumva ko abereyeho kugirira abandi akamaro. Impano afite, igihe afite, imbaraga afite, nizo kugirira abandi akamaro. Muri batisimu twahawe twiyemeje kwanga icyaha, gukurikira Yesu Kristo no kumwamamaza. Niyo mpamvu duhamagarirwa kudatwarwa n'iby'isi bidukururira mu cyaha kiganisha mu kwishimisha mu bibi. Ni kwa kwikunda, mu kwiremera ibigirwamana, tugaha ibindi agaciro kurusha Imana. Ni ibintu tuba twibonamo, guha umwanya ibindi akaba ari byo kuko bidushimisha.
akaba ari byo duha agaciro kurusha Imana, ni ukwikunda bidukururira rero kwiremera ibigirwamana, mu kuyoboka inyigisho z'ubuyobe, ubugomeramana, ubuhakanamana, ubutukamana, abapfumu n'ibindi. Duhamagarirwa rero gukurikira Yesu Kristo nk'uko twabyiyemeje muri batisimu twahawe, duhamagarirwa gukurikira Yesu Kristo no kumwamamaza. Ibyo bikagaragarira mu buhamya bw'ubuzima bwacu n'ubutumwa bunyuranye dukorera muri kiliziya nk'abarayiki, mu ngo zacu, mu miryango remezo, muri paruwasi zacu, mu miryango ya Gisho Gatolika, mu makoraniro y'abasenga, aho hose tugomba kuhaba indorerezi. Batisimu twahawe tugize abana b'urumuri, ibyo tubyibutswa n'urumuri duhabwa igihe tubatizwa. Muri batisimu mu kanya muraza kubyumva mu bana bagiye kubatizwa, tumwagizwe urumuri muri Kristo, mujye mugenza nk'abana b'urumuri kugira ngo mukomeze kwemera, maze muzabone gusanganira Nyagasani hamwe n'abatagatifu bose igihe azazira kubajyana mu ngoro y'ikuzo rye. Kuba urumuri, ibikorwa bibi byose byihishira mu mwijima. Abajura biba nijoro mu mwijima, abasambanyi bitwikira umwijima, abapfumu, abacuraguzi bose iyo bakereyeho muri babura aho bakwira. Niyo mpamvu rero urumuri ari ingenzi. Iyo abantu bari mu mwijima barishishanya, iyo uhuye n'umuntu nijoro mu mwijima uravuga uti karabaye, uyu muntu ni umujura aranyica, cyangwa se ni umuhotozi arampitana, ugahunga, cyangwa se wabona ntawe wahungira ukavuga uti turarwana, ukaba wanamugirira nabi wumva ko wirwanaho. Urumuri rwaza ugasanga ni umuvandimwe, kuko mu mwijima numenya uri umuvandimwe. Iyo wicaranye n'umubyeyi cyangwa n'umwana wawe mu mwijima wumva ari umuntu wakugirira nabi. Niyo mpamvu rero iyo tubayeho mu rumuri rw'urukundo rw'Imana, bituma tubona ko turi abavandimwe, ko uwo muri kumwe atari umwanzi, atakugirira nabi, ko ahubwo ari umuvandimwe muhuje, mufitanye isano muri Nyagasani. Bakristo bavandimwe rero, turabibutsa ko abarayiki bafite by'umwihariko ubutumwa bwo kuba umunyu w'isi, aho uri ukahatera kugubwa neza, kwizihirwa, aho kugira ngo hatere inabi n'urwango. Ariko cyane cyane bafite ubutumwa by'umwihariko mbere na mbere mu ngo. Abarayiki ni mwebwe bene ingo, ku buryo rero ubutumwa bwa mbere bw'umurayiki bijya kurishihera ku rugo, ni mu rugo. Kuko rero mu rugo niho byose bitangirira, niho shingiro rya kiliziya, niho twese twitoreza kubaho, gukunda no gufashanya, gutabarana, kubahana, kugira ikinyabupfura, kumenya kwakira abaza batugana, kugira impuhwe, kubabarira, kwiyunga, ubutabera n'indi migenzo mbonezamupfura iduherekeza mu buzima bwacu. Mu rugo niho itangirira, niho wa mwana amenyera Imana, niho wa mwana ategurirwa kuzaba umukristo, niho wa mwana ategurirwa amasakaramentu. Ababyeyi ntimurangarane abana bagakura mu migenzo mbonezamana no mu kwemera. Mu rugo niyo kiliziya yibanze, kandi aho ngaho abarayiki nta wundi wabasimbura.
niyo mpamvu twibutsa ababyeyi b'abakristu ko bafite mbere na mbere inshingano zo kurera abana babo gikristu kuva bakiri bato, bakabatoza umuco mwiza wo gusenga, guhabwa amasakaramentu, kujya mu misa no mu miryango ya Yesu Gatolika, kujya mu bahereza no mu baririmbyi. Kera gusha hari kweri kantores ikomeye, ariko ndabona yarashibutse ari hambere nigeze gushaka abakweri kantores ndababona gusha bari cyangwa bari jandagiro gusa. Abahereza, abaririmbyi baririmbira Imana, bakura mu kwemera no mu gihagararo. Icyo gihe tuba tubategura ejo kuba abakristo b'imena, abarayiki beza, ndetse n'umuhamagaro niho tuwukura, niho hava n'abasaserdoti b'ejo, niho hava n'ababikira n'abafurere b'ejo. Kujya mu misa, kubuhereza misa, kandi no kubatoza gukunda kiliziya no kuyifasha. Ababyeyi, aba bana baba babyina mu kiliziya, baba bahereza, baziturisha, baza gusukura mu kiliziya. Ibyo byose bibafasha gukura ari abana bakunda kiliziya, kandi Imana ikabaha umugisha mu gukura neza, bizihiye Imana kandi bizihiye imiryango yabo. Umuryango remezo naho barayiki ni mwebwe maboko yacu. Aha naho tuhahurira na byinshi bituma rwa rumuri twahawe muri batisimu rushobora kuzima. Twavuga nk'amakimbirane ashingiye ku masambu, abaturanyi muri muryango remezo umwe, imitungo, amazimwe, urwikekwe, gushinjanya amarozi, ishyari, amacakubiri. Twanyuze mu bihe bibi cyane y'amacakubiri yatugejeje no kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Nta banyamahanga bayikoze, ni abaturanyi, ni abavandimwe, ni abantu twabanye twakuranye. Ubwiyunge niho buhera, ubwiyunge niho buhera mu rugendo rwo kugira ngo twimike ubuvandimwe, tuve mu macakubiri, ahubwo dufatane urunana, twiteze imbere, twiyubake. Uburiganya, akarengane n'ibindi, usanga tugira imishinga y'iterambere, ubuyobozi bwa leta dufatanyije, cyangwa se indi mishinga, hazamo abantu b'abariganya n'ubuhemu, ugasanga bavukije abantu amahirwe yo kwiteza imbere. Ibi byose mu muryango remezo niho tubicoca, tumurikiwe n'urumuri rw'ivanjiri, tukahanura abahemutse bagasaba imbabazi, tukabababarira, bakongera bagahabwa amahirwe yo gutangira neza mu kwizerana n'ubuvandimwe. Mu mashuri, uretse umuryango tuvukamo tukawurererwamo, ku ishuri naho abana bahakura uburere baherekeza mu mibereho yabo. Bityo rero abarimu nabo bafite ubutumwa bukomeye bwo kurerera Imana, igihugu na kiliziya. Turashimira bamwe mu barezi bumva ko ubumenyi butarimo Imana nta kamaro. Uburezi ni ikintu dushyiramo imbaraga. Murabibonaho za misiyoni zose zagiye zishingwa. Mu gitondo bigishaga gusoma no kwandika, nimugoroba bakigisha Kibeho gatigisimu, kugira ngo bijyane kujijura abantu no kubigisha ivanjiri. Uburezi Gatolika buracyakomeza, tubushyiramo imbaraga. Barezi rero, umurezi ni umubyeyi wa kabiri ufatanye n'umubyeyi w'umubiri, kugira ngo wa mwana azabe ubutumwa n'impano Imana yamuhaye azabikoreshe neza mu gusohoza ubutumwa Imana yamugeneye mu muhamagaro. Paruwasi ya Musha, kera mwajyaga mugira abana b'abahanga,
bagatsindira seminari, niho twabiboneraga ibizamini byo kwinjira mu seminari. Ariko iyo abarimu batigishije neza ngo bafatanye n'ababyeyi b'abana be guta ishuri kandi bayigisha ikinyabupfura, kwiga babishyizeho umutima, usanga dutakaza abana b'abahanga amahirwe bari bafite, ejo bakazaba ibirara banywa urumogi cyangwa se batwara inda z'indaro, ugasanga bangije ubuzima bwabo, babaye ikibazo cy'umuryango mugari, babaye ikibazo ku gihugu, babaye ikibazo ku miryango yabo, kandi ubundi bari kuba igisubizo barizwe neza bakigishwa neza. Mujye mumenya ko babyeyi barezi abana uko tubarera niko bazadusajisha, naho undi ejo uzajya usanga ya nkoko wari woroye yayirengeje inyagasambu isoko ryaremye, ugasanga ya nkoko ya hene nta yayirengeje, yagiye kuyanywera cyangwa se kugura ibiyobyabwenge. Dutangire kare, nta mwana mubi, umwana Imana yamuremye ari mwiza, ariko ziragutereranwa no kutarerwa. Abana barezwe neza n'abarezi babyitangiye ni ba bandi ubona ukaba wagira uti dore umwana ushoboye kandi ushobotse, wanyuze mu maboko meza. Buri mwaka tugira insanganyamatsiko y'uburezi gatolika. Uyu mwaka twafashe insanganyamatsiko ivuga ngo ndera neza, nkure neza, nzakore neza. Ndumva hari abarimu n'abarezi n'abanyeshuri uyu mwaka twafatanyije muri uru rugendo rwo kugira ngo turere neza. Ubufatanye rero bw'ababyeyi ahangaha nanone barayiki murimo abarezi ni ingenzi. Umwarimu, umurezi ni umuntu ufite uruhare runini mu buzima bw'abana, kuko mu buzima bw'umuryango w'abakristu, kuko abarerera Imana. Mu rubyiruko muri rusange, muri iki gihe urubyiruko nirwo rugize umubare munini w'abakristu. 70% by'abanyarwanda n'urubyiruko. Niyo mpamvu turwibutsa ko kiliziya ari iyabo. Kuko rero urubyiruko kugira ngo kiliziya itere imbere irabakeneye. Uyu munsi nimwe benshi kandi ni namwe kiliziya y'ejo. Urubyiruko rero kugira ngo kiliziya itere imbere ikeneye amaboko yanyu, imbaraga zanyu n'ubwitange bwanyu. Nibyo namwe mukeneye mbere na mbere, kwiga no gukora imirimo inyuranye kugira ngo muzagire ejo heza. Ariko ibyo ntimwabigeraho mwateye Imana umugongo. Kugira ngo muzagire ejo heza, nimwirinde gutwarwa n'irari ry'iby'isi, mwirinde ibiyobyabwenge no kwishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi, uburiganya, no guharanira ubukungu bwihuse, gushaka gukira vuba binyuze mu manyanga. Bisaba gukora no kwiyuha kuya umugisha wera ku giti cy'umuruho. Ntabwo washaka gukira iyo ubona abantu bakuru bamaze kugira umutungo bagwiza, baba barabikoreye bamaze imyaka bakora, bizigama, bigomwa. Ntabwo rero washaka kugira ngo urabigeraho uyu munsi ejo bundi. Mugire ubushishozi muri byose, mwihatire gukora ariko mutibagiwe no gusenga, kuko abantu ni abanyantege nke. Niyo mpamvu ari ukwibeshya kwibwira yuko washyira abantu kuri disipurine gusa. Imana niyo ibidufashamo, kuko Yesu araye bidupfira mu murima w'imizeti, yitwaje intumwa ze kugira ngo zimube hafi.
akebutse abona basinziriye, avuga ati ntabwo mushobora kwihangana nabura ngo musenge, kuko umutima wifuza icyiza ariko intege nke z'umubiri zikawuganza. Musenge rero kugira ngo imbaraga z'umutima zijye ziganza umubiri, aho kugira ngo igishuko n'irari rya muntu aba ari ryo riganza umutima wifuza gukora icyiza, kazaba ari inkomangwa uvuga ati iyo mbimenya yicuza, ahubwo ukagutangira ukavuga utoya sinshobora. Isengesho rero niryo ribidufashamo, naho ubundi biba ari kwigerezaho kumva ko wakwigeza ku butungane nk'aba bagabo bo muri Babeli bashatse kubaka umunara ngo bereke Imana ko ari abahanga kandi ari abagabo. Nibyo tubona ku isi, kuko abantu bagera ku iterambere barangiza bakabisenya barwana, ukabona umutungo urahatikiriye, bananiwe kumvikana, kandi bashoboraga kumvikana bose bakabaho neza n'ibintu bihari bihagije, ariko umururumba ugatuma bose bavuga bateka tubihombe bakabisenya. Nguwo muntu rero uko ateye, niyo mpamvu dukenera ubwunganizi bw'Imana. Bakristo bavandimwe rero, mu gusoza ubutumwa turashimira abareki bagenda barushaho gusobanukirwa n'umuhamagaro wabo mu kwitangira kiliziya no mu butumwa bwayo bwa buri munsi. Turishimira kandi ubufatanye buri hagati y'abasaserdoti, abiyeguriye Imana n'abareki, nk'uko sinode ibitubwira kugendera hamwe. Yenda bashimira, ndaje kubigarukaho, bakristo ba paruwasi ya Musha, ubufatanye mugaragaza muri ibi, muri kugerageza kwiyubaka no kubaka paruwasi yacu, kiliziya ya Musha, ndetse n'ubu ngubu turi muri gahunda yo gutangiza paruwasi nshya. Ndabashimira ubufatanye bwanyu n'abasaserdoti. Ni ngombwa guhora tuzirikana ko tugomba gutega amatwi Roho Mutagatifu, tugatega amatwi buri muntu, kugira ngo dushyire mu bikorwa intego ya sinode y'ubumwe, ubufatanye n'ubutumwa. Ibire y'impurirane twashoje umwaka ushize nayo igomba kudufasha kwera imbuto z'ukwemera, kwizera n'urukundo. Muri Arikidiyosezi ya Kigali turacyanakomeza ibyo dusohora tuzirikana ko mu bihe bikomeye nk'ibyo turimo, Yezu Kristo aduhumuriza agira ati, hano munsi muzahagirira amakuba, ariko nimukomere, isi narayitsinze. Urukundo ruzatsinda, ubuzima buzatsinda urupfu, urumuri ruzatsinda umwijima, ukuri kuzatsinda ikinyoma. Komisiyo rero yobowe na Musenyeri Papiasi gasoza agira ati, tubaragije Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho, watugaragarije ku iteka turi hafi, nimukomeze kudutakambira kugira ngo dutsinde umwijima ubundikiye isi yo muri iki gihe. Imana ibahe umugisha.